ngeze muri segonderi bakajya bampamagara ngo Josiane, nkumva I'm so proud y'izina ryanjye ngo Josiane. Gafite ngo urubyaro, gafite ngo ibiki n'ibiki n'ibiki, ngo byamunaniye kubyaranze. Hi, mwiriwe neza, muraho neza, mumeze neza. Ndabasuhuje aho muri hatandukanye mu nce zose zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abandi batwumva bari hanze hatandukanye. Ndizera mwese mumeze neza, mbifurije amahoro y'Imana mwese, amahoro y'Imana abagireho. Ngarutse ndi njyenyine, garutse ndi Josiane nk'uko bisanzwe kuri ya channel yanyu mukunda ariyo na Dijo TV show. Mbahaye n'ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi turi bubagezeho. Nitwa Josiane ariko channel yacu ikaba ari na Dijo, muri kumva ko harimo Jo. Rero nagira ngo mbatereho agastory gatoya, nsuhuza n'abantu bose bafite nickname. Nanjye mfite aka nickname kitwa ngo Jo, ariko nitwa na Jox, nkaba nitwa na Josiane. Ndagira ngo mbabwire ahantu bigenda bitandukanira naho byagiye biva. Ubundi amazina yanjye yose ngiye nitwa Josiane, nkaba nitwa Uwitonze Josiane, niko papa na mama banjye banyita. Rero usanga muri quartier banyita ngo Witonze, umwana w'iwacu Witonze. Ndetse duhuye n'umuntu nubwo yaba amaze imyaka myinshi tudaherukana yatambira ati uraho neza Witonze, umeze ute? Nkatavuga ati uyu muntu ni from mu cyaro cy'iwacu. Primary abana bose twiganaga babaga bazi ko nitwa Witonze kuko nabo muri quartier twabaga duturanye. Hanyuma mvuye primary ndetse njya muri segonderi. Ngeze muri segonderi bakajya bampamagara ngo Josiane, nkumva I'm so proud y'izina ryanjye ngo Josiane. Ndataha ngera mu rugo nkajya numva nyine nshaka abantu bampamagara Josiane. Kamemo umuntu uvuye muri primary ugiye muri secondary aba nyine yatangiye kuvuga komi, yatangiye kwiyumva ukuntu yego nange muri kubyumva. Noneho ndangije Josiane nyine numva singishaka kwitwa Witonze. Ni gute abantu bampamagara Witonze kandi narageze muri segonderi narahuye n'abana batandukanye baba baravuye ahantu hatandukanye bambwira ati witwa Josiane, ahubwo bakaba ari ryo bampamagara cyane nkumva niryo nishimiye. Hanyuma ngeze nagera mu rugo bakajya bamwita Witonze, amagara Witonze nkumva ndabarakariye. Hose abantu ntabwo bazi ko sigaye nitwa Josiane. Ubwo ni uguhera muri segonderi rwa S1 kugeza S3, ubwo babaga bita nyine nitwa Josiane. Noneho ngeze mu wa gatatu ubutangira no kuba inkumi. Ngeze mu wa gatatu hakaba harimo bamwe na bamwe bajye banyita ngo Jox. Ndavuga ati noneho Jox kazina gatwika. Ese Jox ni ibiki? Ati ni akazina kanjye ngo bagahinnye. No, banyitaga Jojo. Nkavuga Jojo wawo. Hari na Miss Jojo. Abantu bose bitwaga ba Josiane babitaga ngo ba Jojo. Hanyuma ibyo nibyo muri tronc ngeze superieur. Noneho sheri wanjye nsanga hari abantu bambanjije bahigaga bitwa ba Josiane ariko bise ba Jox, ku buryo nyine kwa kundi buri gukora presentation mugeze muri classe ntabwo nyine nize guhera S1 kugera ndangije mu kigo kimwe. Urumva nize turakoma ahantu hamwe, hanyuma mpita njya mu kindi kigo njya kwiga aho ngaho mu mamusobaje gukora presentation n'abandi bantu. Noneho ndivuga guhera uwo munsi uri Jox ahubwo numva ndavuga ati ahubwo ako kazina mvuye kuri Josiane, mvuye ku Witonze ngeze Josiane, Jojo, Jox. Numva ni byiza. Jox nanjye mpita numva ndi proud yaryo, nkomeza kwitwa Jox ahantu hose, ku buryo byagendaga bikata bigera n'iwacu mu cyaro. Ngasanga nk'umwana nawe asigaye ambwira ngo Jox ngo vitese, wenda nka mama akabyumva. Jox se ni umukobwa wanjye, nawe birangira asigaye ambwira ngo we yambwira ngo ni Jogis ngo ni Jogis. Numva ni ibintu byiza. Hanyuma ngeze muri kaminuza bakajya noneho barampindurira Jox. Bamwe bakanyita Jox, abandi bakanyita ngo Jo. Noneho ryo I'm so like it. I was na n'ubu ndarikunda. Uri kumva ko none ni Josiane ariko ni Jo.
uzi impamvu ndikunda papa wanjye kera, mu gihe abandi banyitaga ngo uwitonze ngo ibiki n'ibiki, we yambwira ngo Jo, akampamagara ngo Jo. Abo bandi nabo niba ari abashuti banjye nabibwiyeho ko papa wanjye nyita Jo, ntabwo mbyibuka, ntabwo mbizi, ariko nisanze abantu noneho benshi bazi ko nitwa Jo. Hakaba hari abatazi ko nitwa Josiane, Jo bazi ko nitwa Joyce, bakamubwira bazi ko nitwa ngo Joseline. Muri make babajije si umukobwa ubundi yitwa nde, bazi ko nitwa Jo. Ntibazi ngo se ni umujosiane, ni umujoseline se, ni umujose se, ni umujosete se, ariko bakanyita Jo gusa. Niryo zina abenshi babaga bazi kubera ko babaga bavuga ati uyu nyine yitwa Jo, niryo bari banziho. So iryo zina rero ndarikunda, nitwa Josiane ubusanzwe, niryo zina ryanjye and I'm so proud of my name, ariko nyine banshyiraho aka Jo, ariko ako ka Jo kava kuri papa wanjye n'amagara Jo, bite Jo ya. Niyo mpamvu rero iyi channel yacu yitwa Nadijo. Si ryiza? Ni ryiza cyane. Hari abantu bajya bavuga ngo ni Nadijo, ariko ni Nadijo. So guys, nongeye mbahaye ikaze rero kuri channel yacu, nongeye mbahaye ikaze ku kiganiro cyacu tugiye gutanga uyu munsi, gutambutsa. Nubwo uyu munsi naje ndi njyenyine, ariko mwumve ko Nadine nawe arahari, nubwo atari muri iki kiganiro ariko arahari. Hari ibindi bintu ari kubategurira nawe azabaha ubutaha. So mumeze mute? Mumeze neza? Uyu munsi rero twaje n'agakiwate keza, tuje kuganira ku bintu byiza. Kera najyaga numva umuntu avuga ngo uyu muntu ngo ni umusirimu, ngo uyu muntu ngo siku ngo ariko uriya muntu ni umusirimu, undi akavuga ati ariko uriya muntu wapi nta kigenda cye ntabwo ari umusirimu. Ese kubera iki bavuga ko umuntu ari umusirimu undi ntibavuge ko ari umusirimu? Biva hehe? Ubona ko umuntu ari umusirimu uheraho uvuga ngo uyu muntu ni umusirimu? Ni iki nyine ubona cyangwa wumva kuri uwo muntu ku buryo uvuga ati uwo muntu ni umusirimu? Icyo kimero cyo tugiye kuganira uyu munsi. So ikaze rero, muze namwe duhana ibitekerezo, muze kuri channel yacu. Nkomeza no gushimira abantu bari gukurikirana ibiganiro byacu, nshimiye abantu badukunda, batwereka ko badukunda, batwereka ko bari kuduha courage, haba bari kuduhamagara kuri telefone, haba bari kuduha message, bose numve ko tubashimiye. Ni ukuri mwumve ko njye na Nadine turabakunda, muturi ku mutima. Mukomeze rero mutwereke urwo rukundo, musharinge ibiganiro byacu, musharinge mubyereke n'abandi babone yuko natwe tubone yuko donc dufite abantu bacu badukunda, kugira ngo mukomeze muduhe courage. So rero murandika muri comment, abantu muragenda donc mwandika muri comment, mwamwe mutuganirize, mutubwire uko ibintu bimeze, mutubwire zimwe umusirimu mwige mumubona gute. Rero nkanjye ubushakashatsi nakoze, ubushakashatsi butoya butari bwinshi ariko bugaragaza umusirimu, la majorite kuvuga ati umuntu ni umusirimu. Ubu nibyo tugiye kuganiraho, kandi ndizera ko muri bubikunde, muri bunabibone n'akantu utari uzi ko wakora kugira ngo umusirimu. Guhera uyu munsi urakashyiraho notasiyo, uvuga ati aka kantu ngomba kujya nkakora nanjye, nkavuga ati ariko burya nanjye ndi umusirimu, sibyo? Uvuga ati burya nanjye ndi kugenda abantu byibuze barabona, ntabwo banyuzamo ijisho, baravuga ati ndi umusirimu cyane. Uko uteye, uko usa, uko wambara, aho uba, aho uriya, muri make hose ukumva ko ufite confidence kuri icyo kintu. Niba tuvuge ufite ukuntu uteye, kwigirira icyizere k'umusirimu, kugira ngo ube ufite icyizere noneho byo kuba uri umusirimu, ni uko umenya uko uteye, ukaba ari nabyo wambarira, sibyo? Ukaba ari byo wambarira. Ni ukuvuga ngo niba mfite wenda subiriki, mvuge amabere manini wenda ku bakobwa, cyangwa reka ndeke kubivuga mu mazina, mvuge taye zitandukanye, ugomba kumenya uko imyenda ikubera. Sirito no ku myenda ikubera n'amakara akubera. Ntabwo amakara yose abera umuntu, sibyo? Uba ufite amakara akubera ku buryo nawe wireba ukavuga ati wow, iri bara ndarikunda. Kubera iki rirambera? Ubwo ni ubusirimu. Uyu mwenda nkunda imyenda imeze gutya kubera ko niyo imbera, niyo donc ukayambara ukanagenda ukumva nyine nikubereye.
apana kubona umuntu yambaye umwenda nawe ugende uyu mwenda ngomba kuwambara kubera ko nabonye kanaka wambaye. Ntabwo ari ubusirimu. Umenya ibintu bikubera, umenya amabara kubera, ikindi cyongeyeho umenya aho kwambarira iyo myenda. Ako si akantu keza? Si akantu keza mwebwe mugomba namwe kwigaho, ukamenya imyenda. Niba ngiye ku mazi ndambara iki, niba ngiye gusenga ndambara iki, niba ngiye guhura n'umuntu uyu nguyu umeze gutya ndambara iki, niba ngiye guhura mu kirori ndambara iki. Niba ako niko kantu ko kwigirira icyizere, ukamenya icyo wambara kikubera, ibara rikubera, ukamenya n'ahantu ucyambariye. Ako ni akantu ka mbere buri wese yakigiraho. Ikintu cya kabiri rero ni ukumenya ikintu ukunda. Niba udafite icyo ukunda gishake, hanyuma ugire icyo ukunda. Icyo kintu ukunda rero ube proud yacyo, ugikunde. Niba ukunda tuvuge jaride, niba ukunda ibiki simbizi sindi bubivuge, niba ukunda kubyina, niba ukunda imiziki, niba ukunda icyo kintu ukunda ni nacyo kigushimisha, gikunde rero kigaragare, pana kugihisha, pana kugihidinga ngo uvuge ngo aka kantu ndiga ibiki. Gikunde bigaragare, wigira utuntu uvuga ngo wakunze iki, ariko ngo ndikumva ngo ntagikunze neza, ariko ngo ndikumva. Uko ni ukwirwana, kuba uri kurwana n'ibitekerezo byawe. Gira ikintu ukunda uvuga ati ngiye nkunda iki kintu, ugikore, wisanzure, urelaxinge, wumve ko ubuhokeye icyo kintu ukunda, sibyo? Ariko bitandukanye no kuba ukunda ikintu gituma ubangamira abandi bantu. Ni urugero, ushaka kuba ufite umupatena mu bana, ukunda ibi bintu wowe, we ntabwo abikunda. Wishaka kugira ngo uze umurwanire, ni ukurwanirira, simbizi, sinzi ukuntu ndibuvuge kugira ngo mubyumve, ariko uze nyine umubangamire. Tuvuge, reka nkubwire ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu nyine kibangama cyane, wenda ni nk'umuziki. Ugasanga umuntu ntakunda umuziki, ntagira gute, wowe ngo ukunda umuziki ngo kuko ugomba kubyerekana ngo uje mu rugo iwawe, ubangamiye umugabo wawe, ubangamiye umugore wawe wavugije iyo muziki cyane, uri kubyina kandi uzi neza ko ubana n'umuntu utabikunda. Ubwo ntabwo ari ubusirimu. Bikunde ariko ugira ahantu muri make ukunda icyo kintu ariko utagize ububangamira, sibyo? Kugira ngo mutaza kugira amacakubiri hagati y'uwo muntu wawe muri kumwe cyangwa abantu bawe muri kumwe waderangije, ariko nyine icyo gihe ntabwo uzaba uri umusirimu, sibyo? Icyo gihe ntabwo uzaba uri umusirimu, ntabwo uzaba uri umuntu nyine ushyira mu gaciro. Umuntu w'umusirimu agomba gushyira mu gaciro, akamenya ikintu akunda akacyerekana. Ariko hari ahantu bajya kubyinira imiziki, wowe tutajyayo ukarelaxinga ukabyina utabangamiye abantu, ahubwo usanga muri rusange abantu muri kumwe bose bari kubyina umuziki. Tukiri ku kintu ukunda, ku bamama bafite umuryango, bafite abana, bafite abagabo babo, cyangwa mo kimwe umugabo ufite umugore, byose biba bigenda n'undi bihura. Nshobora kuba mfite nk'umugabo wanjye, ni urugero, akaba wenda akunda nk'ibirayi, tuvuge ku byo kurya. Niba akunda ibirayi rero, akunda ibirayi, wumva wahora uteka ibirayi, umusirimu, nk'umuntu w'umusirimu, wayino tutavuga ati rero umugabo wanjye akunda ibirayi, cyangwa umugabo wanjye akunda inyama. Kubera iki ntateka izo nyama uyu munsi, nkaziteka mu buryo butandukanye kugira ngo umugabo wanjye enjoyinge cya kintu akunda, noneho ajya avuga ati wow, ushobora kukirya uyu munsi gutya, ariko ejo nzakirya gutya, na gutya bibaho, na gutya bibaho, na gutya bibaho, hanyuma bya bintu akunda koko sibyo? Niba ni urwo rugero nari ntanze rwo kumenya muri famiye yawe ikintu bakunda, ukiga nk'umuntu w'umusirimu. Niba utari ubizi, ukiga kubategurira. Niba bakunda kurya ibirayi, niba bakunda kurya umuceri, niba bakunda kurya inyama, hari uburyo bwinshi cyane, bwinshi wateguramo iryo funguro rikaba ryinshi, kandi bantu bagakomeza akavuga ati nkunda ibirayi. Ati iyo bitogosheje ndabikunda, iyo bitetse ifiriti ndabikunda, iyo bitetse umuntu w'umusirimu rero agira
agahora atekereza avuga ati aka kantu reka nkomeze ngakore abantu bakomeze benjoying ibi bintu bakunda, hanyuma ibintu bigakomeza bigenda neza. Ako nako nagira ngo nsindagire muri kwa gukunda ikintu ukabigaragaza kandi ukabyenjoyinga. Ikindi kintu rero, umusirimu ntagasamara. Kudasamara rero ako kantu ko kudasamara nako kari mu bintu biranga umuntu w'umusirimu. Kudasamara rero urana nko mu rugo ukabona cyane cyane, reka mbivuge ku bagore kuko reka tuganire tuvuga ku bagore, wenda ku bagabo naho wenda biri buzemo, ariko ugasanga wagiye mu rugo, wagiye gusura abagore bashiti bawe, wagiye gusura urugo rundi, uragiye ubonye amarido, bahinduye saro, mbese byacitse, ukagenda ugatesha umutwe umugabo cyangwa nawe ubwawe hari bije y'ukuntu wateganyije y'ibintu bizakorwa muri iyo bije mufite, urasamaye ubivanye mu mutwe byose, nanjye ngomba kugura amarido, ngomba guhindura saro. Ibyo rero ibintu bitaranga umuntu w'umusirimu. Ntabwo umuntu w'umusirimu agenda mu kavuyo abanyirangiye iyo bigiye, ugasanga ubonye umushiti wawe ngo yaguze imyenda ngo ivuye aha n'aha ngo irahenze, ukagenda muri kubyumva namwe. Kudasamara ibyo ari byo by'umuntu w'umusirimu ni ibintu byinshi, utazi priorite y'ikintu kiri mu muryango wawe, utazi priorite nawe ubwawe mu buzima bwawe, utavuga ati muri make utitaye ku muryango wawe, uraho ibiciye aho ujyanye nabyo, ibiciye aho ujyanye nabyo, ibigurutse ugurukanye nabyo. Ibyo ntabwo ari ibintu biranga umusirimu, sibyo? Ikindi kintu rero, ikindi kintu kiranga umusirimu agira isuku, haba aho yicaye, haba harara, habe ku myenda ye, habe kuri we uko ameze. Muri make arwanirira ikintu cyose cyitwa isuku. Ukagira isuku ahantu hose, ukabona umuntu ari mu gikoni aratetse, utuntu turasa nabi, aho atekeye hasa nabi, dushe isa nabi, tuwarete isa nabi, aho arara hasa nabi, muri salo. What kind of that people? Ntago uwo muntu ntabwo ari umusirimu, ntabwo abarirwa mu basirimu. Umusirimu utuntu twose tugomba kuba turi ku murongo, dusa neza. Ntabwo bivuze ko kuba umusirimu ari uko ari umukire afite amafaranga agura ibintu bisa neza. Utwo ufite twose, uko tumeze kose, agaciro dufite kose, ariko turi ku murongo, dufite isuku, burya tuba twiza kurushaho ubwo nutwo tuntu tw'abakire uri kuvuga tudafite isuku, tujagaraye, sibyo? Hanyuma rero tuvuge nko kuba mama, cyangwa mvuge nko ku mukobwa uba uri aho. Kera wenda nk'umumama usanga agiye kuri date na sheri we, ugasanga yikozeho, yasize inzara, asa neza, arahumura. Ibyo bintu ni ukubikomezanya paka n'iwawe mu rugo. Ntabwo umusirimu ava mu rugo asa nabi, yirwanye n'umugabo, yirwanye n'abana, ngo ariko kuko ngagiye ahantu ngo yikozeho ngo agiye kugenda ahumuye. Umusirimu asa neza ari mu rugo, umusirimu asa neza ariko yagiye, umusirimu asa neza everywhere. Aba agomba gusa neza akabirwanira, kandi nta muntu uzamutera ibuye ngo nuko asa neza. Abantu bose bazavuga ati wow. Uba usanga rero umusirimu nko mu rugo, reka mbivuge cyane, mvugira na famiye, ugasanga nk'umuntu wenda ngo yarabyaye, gafite ngo urubyaro, gafite ngo ibiki ngo byamunaniye kubyaranja, byamutesheje umutwe, arabyuka yambaye umupira wa malariya cyangwa ibindi imipira bajya batanga n'ibiki, niwe yirirwanye n'ibitenge yambaye mu mabere, imisatsi, ibiki byose. Ushobora kubura umwanya wo kwitaho, ukajya guhindura imisatsi, ukajya gusigisha inzara, ariko ntabwo abantu bose bagira imisatsi, ntabwo abantu bose basiga inzara, ariko abantu bose bavuga ngo basiga inzara, badefiriza, basokoresha, bagira bate, ntabwo aribo twise abasirimu, kuko hari abantu batabikora kandi nabo ugasanga ni abasirimu. Ahubwo niba ufite izo nzara zidasize, izo zimeze gute? Se ziraciye cyangwa wazifashe wazirumaguye, rumwe ruraciye urundi ntiruciye, bimeze gutyo. Ese imisatsi niba utabonye umwanya wo kujya kuyikoresha muri salo, ese imeze ite? Basi se wabyitayeho mu bukene bwawe ufite?
uvuga ati ndi mu rugo mfite ubukene, cyangwa ngo wayagaye uravuga ati nzongera kwiyitaho ariko nabonye amafaranga. Watesheje umutwe umugabo, cyangwa watesheje umutwe umuntu uguha amafaranga cyangwa iki, cyangwa wakagombye kwiyitaho. Rero umusirimu yitaho, habe mu bukene habe mu bukire, habe muri make everywhere, ahantu hose uri aba agomba kuba asa neza, ku buryo urabona hari igihe ushobora kuba uri mu rugo uvuga ati ndaje mu kanya wana nibwo nkoropa, mu kanya wana nibwo nkora ako kantu umuntu azakogwaho. Igihe uri muri kuvuga ngo mu kanya ngo nibwo nkora aka kantu, ubundi ijambo mu kanya ukora icyo, aho kuba uvuga ngo ndaza gukora iki kintu mu kanya kandi ufite umwanya w'ako kanya, ntukabare mu kanya, ahubwo gukora ikintu mu gihe kigitekereje. Kuko umuntu nugira umushyitsi ugutunguye akaza akakugwaho akabona ati yeye mbega wa muntu w'umusirimu wari uzi ngo urabikora mu kanya, ntabwo uzaseba. Niyo mpamvu no mu rugo ugomba guhora usa neza, sita no kuba umugabo wawe ahari adahari asanga usa neza. Muri make ndashaka kuvuga ngo rwanira gusa neza, utitaye ngo umuntu ngo ambone gutya, ahubwo wowe uvuga ati wow ndasa neza, wishime, utigiraho ikibazo uvuga ati kisa nabi ariko nta n'abantu bambona, nta n'umuntu uri bumbone, ahubwo rwanira wowe kugira ngo wowe ubwawe uvuga ati wow njye ndasa neza, ndahumura, ubu nishimye. Ako kari akantu k'isuku. Ibintu byo kuvuga ngo uri mu rugo ngo urasa neza ugiye, ntabwo ari ibintu biranga umusirimu. Sa neza, ambara imyenda yo mu rugo isa neza, apana ngo bya byenda byacuye, ngo ibyenda byashaje ngo nibyo mu rugo. Ambara neza no mu rugo, niba ari agakanzu kawe kambare, niba ari kora, niba ari igitenge, niba ari ikanzu, niba ari byambare bisa neza byo mu rugo, umuntu wese ku buryo ushaka kutuvuga ati ndagiye ugahita ugenda. Kandi kantu rero ntabwo umusirimu amenya ibyo avuga, ntabwo agomba kuvuga ibintu byose. Muri make amenya ibyo avuga mu gihe cyabyo. Ntabwo umusirimu yirirwa judging abantu, yirirwa umusirimu ugira amagambo uvuga abantu kandi anakanabavuga muri negativity. Ntabwo waba ari umusirimu, ugasanga wirirwa mu rugo nta kazi ugira wenda, cyangwa mu kimwe uri ku kiriri warabyaye, ufite inshuti zaje kugusura, mwaje mu rugo murirwa muvuga aba n'aba, uwo urirwa uvuga aba n'aba, nta kindi kiganiro ufite kizima, uwo ntabwo aba ari umusirimu. Nta musirimu judginga, nta musirimu mu negativite, nta musirimu wirirwa uri muri uvuga utuntu. Siriti no kuba wabwiye abagore bagusuye bagenzi bawe cyangwa abashyitsi, wirirwa ubwira umugabo utuntu turi nonsense, utuntu turashobotse, tupfuye, twirutse, tugize gute. Nta musirimu uba ugomba kuba ameze uko, nk'uko umusirimu aba agomba kuba avuga ibintu byiza mu gihe, ibintu byubaka. Umusirimu ahorana utuntu twiza mu mutwe wiwe, ntabwo yirirwa judginga ngo yewe ngo mbega ibikweto, ngo yewe ngo kanaka noneho ngo yahinduye, ngo yagize ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo ibyo bintu by'umuntu w'umusirimu, nta nigana n'ibyo umunyarwandakazi yakwiriwe kwirirwa akora, yirirwa avuga abantu nabi, yirirwa mana we. Kuba umuntu habaho abantu sinzi niba ari kamere yabo, muri bo nta kintu kiri positive bagira, muri bo nta positive ideas bagira, bahorana utuntu tubi, ku buryo ushobora no kuba wambaye neza, ugaragara neza, abantu bose babikunze ukuntu wambaye, ariko we akashaka guhera ku kirenge. Ngira verine yasize ngo njye sinayikunze, ariko ngo nabonye ngo ari n'ahantu kararwara rumwe ngo rwavuyeho. Ntabwo byose byaba ari 100%. Muri make agashaka akantu gatuma ibintu bitaba sawa, mu gihe abantu bose bo babonye ko ibintu byose ari sawa. Ntabwo uwo muntu aba ari umusirimu guys, ntabwo aba ari umusirimu, kandi ntabwo ari ibintu byiza muri sosiyete. Sita no kuba ari umusirimu, ariko ntabwo ibyo bintu ari ibintu byiza ku muntu w'umunyarwandakazi. Ikindi kintu rero, umusirimu ni umuntu ugira gahunda, umuntu ugira gahunda, uzanabicunge neza. Utuntu twe twose tuba turi ku murongo, uko utuntu twe turi ku murongo ni nako agira gahunda, agahana gahunda n'umuntu akayubahiriza. Ibintu byo kuringa urabona ngo nahise ngo uhora ufite impamvu zo kwisobanura, uhora ufite, ntabwo ibyo bintu by'umuntu w'umusirimu, ahubwo umusirimu agira gahunda. Umusirimu mana sinzi ukuntu nababwira by'umusirimu. Hanyuma rero
nari mbaye pause, nari ndi gutekereza ibyo bintu nari mvuze, nari numvise binarakaje kumva abantu bahora bavuga ibintu bibi. So rero akandi kantu, umusirimu aba agomba kuba azi utuntu dutandukanye, aba afite agatuwarite buri kantu. Niba atazi guteka arabyiga, aba agomba kumenya ngo ese ndatekera iki famiye yanjye, ese ndakorera iki famiye yanjye, ese mbigenze nte, ese aka kantu ko ntako nzi mbigenze nte. Muri make umusirimu aba ashaka gukomeza kunguka ubwenge, kunguka ku myambarire. Umusirimu ahora yiga utuntu, akavuga ati aka kantu ntako nzi, ntabwo nzi gutunganya aka kantu, why not ntakamenya, agashaka amakuru y'ukuntu akiga. Ejo byagenze gutya, muri make byagenze nabi, agashaka ukuntu nyine ejo bitazongera bikagenda nabi, ahubwo bigende biba byiza kurushaho, byiza. Ndibuka hari umushuti wanjye wigeze kumbwira ngo niba ufite inshuti zose nyinshi ugendana nazo, ukajya ubona izo nshuti nyine zihora zibona ko ari wowe muntu nyine w'igitangaza, wavuga ati uyu muntu ararenze, buri kantu kose babaza, uzamenye yuko ntabwo uri gutera imbere. Ntabwo uri gutera imbere. Iyo ufite abantu bahora bakubwira ati saka naka, nk'abantu nk'icumi mu nshuti zawe, bose ari wowe hanze amaso, ubaha iki, ubafasha iki, ubungura igitekerezo kuri ako, wowe uba warahagaze umeze gutya. Umusirimu rero aba ashaka abandi bantu bamurenzeho, abigireho ikintu. Niba atazi iki kintu akigire kuri uyu, niba iki kintu atagikora neza akigire kuri uyu nguyu. Ubu ni wo musirimu rwose, apana kumva warabaye ikintu kiraho cyaheze aho ngaho, abantu bose bagomba kukubona bakabona barangaye, bavuze ati uyu muntu ararenze. Muri make umusirimu arwanirira kumva ko atarenze, ahubwo agashaka amakuru, agashaka ubumenyi burenze ku bwo yari afite. You got it? Hanyuma rero akandi kantu k'umusirimu, kandi umusirimu aba agomba kuba azi gukeyaringa. Is that gukeyaringa, ukeyaringa famiye yawe, ukeyaringa inshuti zawe, ukeyarinze abo usanze aho, uri hambo, umuntu akwibonemo. Umenye gukeyaringa inshuti zawe, uvuga ati inshuti yanjye ikunda aka kantu. Umuntu w'umusirimu, niba inshuti yanjye ikunda aka kantu, ngomba kuzakamushakira nkakamuhamo gift. Ni urugero kugira ngo umenye gukeyaringa, kumva nyine inshuti zawe ugomba kuzitaho. Navuze cyane ku miryango, ariko no hanze y'umuryango ugomba kumenya gukeyaringa inshuti z'umuryango, inshuti zawe, abavandimwe, ababyeyi. Muri make ukavuga ati aka kantu mu bushobozi bwanjye, mu kuntu nifite, ngomba gukeyaringa. Gukeyaringa ntabwo avuga ngo ndaguhaye, ushobora gukeyaringa nkubwira ibintu byiza, ushobora gukeyaringa ubona nkwitayeho nyine mu buryo butandukanye. So ibyo ni ibintu bitandukanye twari tukiri kuvuga cyo kuba umuntu, ibintu biranga umusirimu. Umusirimu agira ikinyabupfura. Hatarimo ikinyabupfura, ibintu byose twavuze byaba bipfuye. Ngaho rero ibyo bintu byose wabyujuje, usanze abantu bicaye aho, uri guhuragura ibigambo bidafite hepfo na ruguru, bimeze nk'iby'abashumba, ntabwo ari ubusirimu. Ugomba kuba uri hambo, useka, umwenyura, ahantu hose ugeze abantu bakwisangamo, bumva nyine bari kumwe n'umuntu uri usirimutse. Cyeweho namenyeye kuba umusirimu, ubundi kwiga ibintu ntari nzi, ubundi kubyiga ibyo ntari mfite, ubundi kubishaka mbimenye, ngende mbere umusirimu. Kandi turavuga ngo nabaye ikirangirira, ngo mbese ngo ubuzima bwahagaze ngo kubera ngo ubusirimu. Oya, umusirimu aba ari hambo, uko uteye, uko umeze, ariko ugenda umenya utuntu dutandukanye. Umusirimu aba ahumura, mu bukene bwawe, mu bukire bwawe, mu bushobozi bwawe, uhumure. Gasabure kagura 500, niba kagura 500, mbere karahumura, uvuga ati wow, aka kantu ngomba kukagura. Hakoga, ngomba kugura aka kantu ko nabonye ari keza. Kende nyine uko ni kwa kundi kugenda utera imbere.
So guys, namwe rero murambwira muri comment, mugende mumbwira atari uyu munanye nabonye ari umusirimu. Kera najyaga numva mbona nkabona umusirimu araje arasohotse agiye ahantu, umusirimu kandi nyine nanabivuze cyane kuko umusirimu akunda ahantu hasa neza, niyo yasuku twavugaga. Nkabona yicaye ahantu hiza, nkajya mvuga ati ese aha hantu yicaye njyewe buriya mwicaye menya bambwira ati genda sohoka. Kandi rero harakugenewe, ahubwo ikibazo gihari ni ukuntu uri buhitwareho, uri bwitware ute niwicara ahantu heza, uri bwitware ute niba uri kumwe n'abantu b'abasirimu bicaye babasa neza, ukabona aricaye akoze komande y'ibyo agiye kurya cyangwa kunywa, ukabona ukuntu abifata, ukabona ukuntu afashe foke na koto, avuga ati mana we tubuse kuko nanjye nzicara mfate foke na koto hanyuma nkamire ndye nta kibazo. Njye rero nabonye ko umusirimu niba atazi no gufata koto, niba ari no kubyiga bikanga, aho kugira ngo ugende usebe, koresha foke yawe ariko uyikoreshe neza. So ni ibintu byinshi cyane rero twaganira bijyanye no kuba uri umusirimu, kandi birahari byinshi cyane. Niyo mpamvu mbasabye kugira ngo nawe mujye muri comment, kugira ngo namwe mugire ibyo mutubwira bijyanye n'ubusirimu. Nako nakantu nabateguriye, nakoreyeho ubushakashatsi, ni utwo twonyine nari mbafitiye, ariko hari n'utundi tuntu twinshi cyane, namwe muraza kunyungura ibitekerezo. Twese muri make mureke dusirimuke abantu muri kureba iki kiganiro, mureke twige gusirimuka, twige kuba abasirimu, twige kutirirwa dusakuza tureba, mbese twige kuba turi ahantu hanyaho, kuvuga ibintu bya nyabyo, twihanganire uko tumeze. N'ibyo bintu byose nagendaga mbanyuriramo rero kugira ngo tubashe kugira ngo twese tugende twungurana ibitekerezo, tunasirimuka, dukomeza twenjoyinga. So guys, ndabakunda cyane rero, mukomeze kudushyigikira, mukomeze kutwereka urukundo, mukomeze gusharinga ibintu byacu, mukore like, hanyuma turacyabaho ibintu byiza. Ndabakunda.